hanyuma uwo muntu agakoresha iyo code asaba za P washyize hano kuri PayEscrow. Niyo mpamvu ahangaha muzasangamo ikitwa mbese ni deal zaba hagati ya buyer na seller. Yes, hanyuma buyer azasubmitinga payment kuri iyi platform nkuko nandi kubibasobanurira, hanyuma narangiza a generating code, namara ku generating code ayisharinge uwo bita umusera. Noneho seller azakoresha ya code ari gukora icyo bita redeem cyangwa gusaba za P wa mu buyer yohereje kuri iyi platform ya PayEscrow. Noneho wa undi waguze cyangwa buyer nabona cya gicuruzwa ari sawa ahite yemeza ko cya kintu yacyakiriye. Yes guys, reka twongere tubasuze kandi tubahe ikaze kuri YouTube channel yacu Vumbura TV. Nkuko bisanzwe ibiganiro byacu byibanda kuri cryptocurrency, by'umwihariko mining platform, trading platform ndetse na investment platform n'izindi opportunities zose zigenda ziboneka muri iyi industry ya cryptocurrency. Guys, uyu munsi rero Pini Talk mu mazi iminsi mumbwira ngo nta update ndi kubaha, niyo mpamvu nafashe smartphone yanjye nkavuga nti reka mbahe update nkuko mugenda mubinsaba. Pini Talk rero harimo update nyinshi, ntekereza ko abasobanutse cyangwa ababasha ku accessinga kuri platform zitandukanye aya makuru barayafite. Guys, uyu munsi tugiye kurebera hamwe bimwe mu bigezweho. Ikigezweho kiri kuvugwa cyane ni ikintu kijyanye na KYC ndetse n'ibintu bijyanye na migration, nanjye nibyo ngiye kwibandaho, ndetse n'ibintu bijyanye na testnet project zashyizwe ahagaragara nyine. So reka manze nzamuke nigire hano haruguru ku turongo dutatu, bibutsa ko twebwe dukora practice, ntabwo tuvuga gusa ahubwo turababwira tunabereka kugira ngo ababishoboye nabo bajye bagerayo birebere. Ngiye kujya kuri mainnet. Yes, tukigera muri mainnet, ikintu cya mbere tugiye kurebaho ni ikintu kijyanye n'icyo bita mainnet checklist. Mainnet checklist. Yes, muri mainnet checklist ndaza kwibanda kuri aka kantu ko hasi ku bantu bakoze KYC. Ku bantu bakoze KYC ntago murabona pizanye kuri available balance, kabone nubwo mwaba mwarayipasinze. Nwango iyi step ya nyuma ni isigaye kugira ngo coin zanyu zigaragare cyangwa mukore migration muzohereza kuri application ya P browser, ubwo ni kuri wallet. Rero murasabwa gutegereza iminsi 14 ni renga, ubwo abo yarenze namwe muzategereza, ariko abakoze KYC vuba hangaha murasabwa gutegereza iriya minsi 14 ya kwe, babyita kwe. Mugomba gutegereza iminsi 14 kugira ngo P zanyu zijye kuri available balance. Twongera kubibutsa ko tukiri muri enclosed mainnet, amategeko agenga enclosed mainnet murayazi. Yes, ako kari akambere. Akandi kantu ka kabiri ngira ngo tuvugeho na kantu kajyanye na notification team to KYC. Yes, aho nanyuze hose mwahabonye. Rero icyo usabwa gukora no kuza ukaza ugakanda hano handitse notify team to KYC and migrate. Ango umuntu ashobora kuba yarakoze KYC ariko atarigeze akora migration, so ushobora kumumenyesha hano. Tubona abantu benshi cyane ushobora gusharinga link, turaje tubibereke, ariko tutarajya kure hari akandi kantu kiyongereyemo kubaherukamo. Aka kantu ntabwo kari karimo, aka kanditseho ngo team KYC remainder. Nukuvuga ngo akantu kitwa team KYC remainder, iyo ugakanzeho uba umenyesheje abantu bose watumiye bari muri team yawe kugira ngo bakore KYC. Kumwe tujya tumenyesha abantu gukora ku mining, kwa kundi dukora icyo bita gupinginga abantu kugira ngo bamininge. Aka kantu bongeyemo nako ni sawa cyane, kazajya kadufasha kumenyesha abantu ko bagomba gukora KYC bitabaye ngombwa yuko uza gusharinga.
ariko nanone bibaye ngombwa yuko abo bantu basharinga link, icyo ukora ni ukuza ugakanda hano kuri share, ugakanda kuri share, wamara gukanda kuri share bakaza kuguhereza link. Iyi link ukayikopiya, ubwo ngira ngo hano handitse copy muri kuhabona, ugakanda kuri copy ugakopiya iyo link wamara kuyikopiya ukagenda ukayisharinga umuntu akayikandaho, yamara kuyikandaho agahita agera kuri P browser, yagera kuri P browser akareba nimba bamuhaye KYC cyangwa se kugira ngo mukomeze mukore mining. Yes, reka iyo ngingo nayo tuyiveho, hanyuma tujye muri application. Tugiye kujya muri application ya P browser, kujya kuri application ya P browser uciye kuri application ya P network nabyo reka tubibereke. No gufyonda hano ku turongo dutatu, then ugahita ubona application ya P browser. Application ya P browser ni iyi ngiyi, niho uhita ukanda, then ukaza gukanda hano handitse sign in to P browser kugira ngo tugere kuri P browser yacu. Ubwo mu gihe P browser itarafunguka, nongera kwibutsa abantu kubika passphrase zabo no kutagira undi muntu bazereka, kuko umuntu uzereka passphrase zawe uzamenye ko properties zawe cyangwa imitungo yawe ayifite mu biganza bye. Yes, alright. Hanyuma iyo wakoze KYC, kugira ngo urebe ko KYC yawe yabaye approved, unyura ahangaha ukareba ese KYC yanjye bimeze bite, ukareba uko byifashe. Hanyuma ahangaha rero ndagira ngo tugire ikindi kintu turebaho, ari nacyo kinzinduye cyatumye nkora iyi video nyamukuru. Ndagira ngo icyo kintu nacyo tukirebeho, ni ikintu kijyanye na exploration testnet ecosystem. Ngira ngo murazi neza ko hari imishinga irenga 300 na imaze ku acceptinga cyangwa kwemerwa na P network nk'imishinga izakoreshwa muri uyu mushinga. Yes, iyi mishinga rero yavuye mu cyo bita hackathon. Tugiye kurebera hamwe iyi mishinga, ndaza gufatamo ya mishinga iri interested cyangwa myiza kuruta indi tuyivugeho. Yes, ngiye gufungura rero iyi buto, ngiye kuyikandaho. Namwe mushobora kugenda mukagera ahangaha mukaza gukanda ahantu handitse explore test ecosystem, then mwamara kuhakanda authentication with P network igatangira, mugategereza. Mbese tugategereza ko iyo mishinga ifunguka. Iyi mishinga iyo imaze gufunguka, ngira ngo ubu ushobora kuza ugakanda kuri detail, hano kuri detail kuri buri mushinga, ukareba functionality yawo, mbese ukareba uburyo iyo mishinga igiye ikora. Yes, ngira ngo nk'uyu mushinga muri kubona ahangaha, hari iyo nagiye nkoraho imishinga y'amamoro cyangwa imishinga y'ibicuruzwa, ntabwo nongera kuyibandaho cyane. Hano nk'uyu no mushinga wa mall, ushobora kubacuruza telefone, radio, televiziyo, amamodoka, n'iyi ni mall. Yes, hari project nshaka kongera kuvugaho ahangaha. Project nshaka kugarukaho ni project yitwa Screwpie. Screwpie ni project nziza cyane, tuzakenera cyane abantu basi icyo bita peer to peer yo muri Binance. Iyi ni system izadufasha kurwanya icyo bita fraudian cyangwa abantu ba frauda cyangwa abantu basikama. Yes, ngiye gukanda kuri detail, ndebe details z'iyi Pi Screw, nongere nyibasobanurire. Bibutsa ko iyi Pi Screw twayikozeho video kera, sinzi impamvu wenda bamwe batubwira ko batayibonye. Yes, ngira ngo muri kubona ko projet zo ni nyinshi, ariko ngiye kwibanda kuri iyi project bita Pi Screw. Kanze kuri detail kuri Pi Screw, hano bahise bansaba hano bahise bansaba opening application cyangwa gufungura application. Ayifunguye. Alright, iyi ni overview cyangwa preview ya Pi Screw. Yes, Pi Screw no kwizaba imeze. Interface yayo ni
niyo muzajya mubona, niyo ngiye kubasobanurira. So nkigera ahangaha rero ndaza guhita nkanda hano hejuru handitse open app, mfungure application mbashe kuyigeraho kugira ngo nyisobanure nayigezeho. Okay, mu gihe dutegereje ko iyi authentication igenda neza cyangwa iyi application ifunguka, ngira ngo muri kubona hariya hejuru hari akantu kanditseho kavuga gati don't get scammed, use escrow. Niyo mpamvu nyine iyi escrow nshaka kuyigarukaho cyane kugira ngo tugire ibyo tuyivugaho. Ese iyi don't get scammed yabivuze iki? Yaba ishatse gusobanura iki? Alright, no gutegereza application ikabanza authentication ikarangira, then tukabona kugerayo tukayisobanura. Alright, iyi niyo yitwa Pi Escrow. Yes, hano ndi kuri home interface, ngira ngo nimba mubibona neza muri kubona ko ndi kuri home interface. Iyi ni Pi Escrow home interface. Home interface tuzasanga ibintu byinshi. Home interface tuzasanga ibyitwa create escrow, tuzasanga redeem escrow, tuzasanga history, tuzasanga deal zone, tuzasanga review. Ibintu nk'ibyo tuzasanga kandi nabyo tugiye gusobanura. Ikintu cya mbere tugiye guheraho ni cyitwa create escrow. Right, tugiye guhera ku kintu bita create escrow. Yes, gucreate escrow bivuze iki? Gucreate escrow no kuvuga ngo ni igihe ni umuntu ni igihe weho ugiye kwishyura umuntu amapayi. Nimba ugiye kwishyura umuntu amapayi, ura amapayi uyanyuza kuri iyi platform bita Pi Escrow, ukayishyuraho, ukayavana mbese kuri wallet yawe yo muri P browser, ukayashyira kuri account yawe uba warakiriyetinze hano mu cyo bita Pi Escrow. Iyo amaze kujyaho bahita bagusaba gukora icyo bita code generation. Nguvuga ngo ugeneratinga code. Noneho nimba umuntu w'umucuruzi weho uri umuguzi, nimba umucuruzi afite igicuruzwa yashakaga kukohereza mu buryo bwa delivery, akakikohereza kikakugeraho, weho wamara kukibona wa muntu ugahita umuha code wa generatinze hano muri Pi Escrow. Hanyuma uwo muntu agakoresha iyo code asaba za Pi washyize hano kuri Pi Escrow. Niyo mpamvu ahangaha muzasangamo ikitwa mbese ni deal z'abagati ya buyer na seller. Yes, hanyuma buyer azasubmitinga payment kuri iyi platform nkuko nari ndi kubibasobanurira. Hanyuma narangiza a generating code, namara ku generating code ayisharinge uwo bita umusera. Noneho seller azakoresha ya code ari gukora icyo bita redeem cyangwa gusaba za Pi wa mubaya yohereje kuri iyi platform ya Pi Escrow. Noneho wa undi waguze cyangwa buyer nabona cya gicuruzwa ari sawa, ahite yemeza ko cya kintu yacyakiriye. Noneho wa musera cyangwa wa mucuruzi ahite yakira ya mapi yiwe, nawe ubona ya product yawe. Nicyo iyi platform izaba imaze. Alright, hano rero barakubwira ngo create escrow. Ku create escrow no kuza ugashyiramo amount hano. Nimba tuvugeweho n'umucuruzi mwumvikanye ko ugiye kumwishyura Pi 5 ku gicuruzwa, urazandikamo hano muri uyu mwanya. Then item to be exchanged, hano ushyiremo igicuruzwa, izina ry'ikintu mugiye ku exchanginga, nimba ari service, nimba ari imodoka, nimba ari gare. Nurangiza create, ukanda hano handitse ngo create escrow.
nukuvuga ngo hari igice cy'amapayi runaka nimba arangahe washyize hejuru azahita ava kuri balance yawe akaza hano muri escrow, yamara kugera muri escrow bakaguha code. Alright, ku bantu rero bazi ibyitwa reka nkomeze noneho. Nitugera muri iki gice nari maze kubereka uburyo ba creating escrow, noneho redeem escrow ubwo nuvuga ngo wa muntu watanze serivisi cyangwa watanze igicuruzwa akeneye kubona za pi umucuruzi cyangwa umuguzi yohereje hano. Yes, nibyo bita redeem escrow. Kuri redeeming escrow hano bazagusaba icyitwa code, ni code wahawe na wa muntu wayigeneratinze. Hano bahita bakwereka, numara gushyiramo code uzakanda kuri redeem bakwereke amount, bahita bakwereka n'ibiri pending, hanyuma wa mucuruzi niyemeza ko cya kintu wamwohereje yacyakiriye cyangwa ya serivisi wamuhaye yayakiriye, icyo gihe azahita baho icyo bita confirmation, baguhe ya mapi, then na wa mucuruzi asigarane ya product, nyine transaction ibe irarangiye. Right, ngira ngo muri kubona ko Pi escrow tuzayikoresha nka P2P tuzi muri Binance Trading n'ahandi. Yes, hanyuma mu gihe rero hano ushobora kuza ukaza muri deal zone. Deal zone naho uzasanga ibicuruzwa bitandukanye ushobora kugura ukishyura binyuze muri buno buryo bwa escrow, niyo bita deal zone. Muri deal zone uzasangayo ibintu byinshi, abapostinga ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Nubona hari icyo wishimiye cyangwa hari deal wagirana n'umuntu mwiconnecting, ngira ngo uri kubona ko hano hariho ijambo bita connect. Uyu muntu muri connectinga mukaganira mukagira ibyo mwumvikana, mwamara kugira ibyo mwumvikana ukamwishyura pi, nawe akaguha icyo kintu wifuzaga ko aguha, nyine deal mukayikora nkuko nabibasobanuriye muri voice note mbahaye mu kanya yatambutse. Ahantu hose waba uherereye, igihugu icyo ari cyo cyose waba uherereyemo, iyi Pi escrow ushobora kuyikoresha. Deal zose mwazikora ugaselectinga igihugu ukiconnectinga n'umuntu. Ngo ushobora guhitamo igihugu, wenda ngereka mpitemo nka Rwanda. Yes, nimba ndi mu Rwanda. Alright, ubona ko mu Rwanda nta bantu bapostinze deal bahari, ubwo mu gihe deal zizaba zihari uzatangira kuzibona hano hasi. Nkuko tujya muri P2P tugasanga hari abantu babayinga n'abaselinga. Yes, tugasoza deal kwa kundi tubikora. Mu gihe rero utanyuzwe na serivisi wahawe cyangwa ikintu bagwaye kitari qualified, ariko ukaba utararirizinga za coin zawe, cyangwa mu gihe habayemo ikindi kibazo, uraza hano hasi icyo bita appear, nkuko dukora appear muri Binance iyo turi gutradinga. Ukaza muri appear ukaripotinga ikibazo gihari. Kubona ko nta appear nimwe ndakora, ubwo nawe no kuzabisanga nimba nta appear nimwe urakora. Yes, iki gice cya escrow rero ni umwe mu mishinga iri mu cyo bita testnet, izashyirwa ahagaragara mu gihe Pi network yacu yabaye launched cyangwa mainnet yayo yabayeho. Ikindi ushobora gukora icyo bita donation. Donation ni uburyo bwo gufasha abantu bagiye bahura n'ibibazo bitandukanye, afite wenda ikibazo cy'uburwayi runaka budakira, ukaba wakora donation. Ni igikorwa ukora ku bushake bwawe, ntabwo ari igikorwa wingingirwa gukora. Yes, ahangaha rero urahasanga abantu bagiye bakora donation. Hano nawe ukaba washyiramo umubare w'amapi runaka ukadonatinga, tukanda kuri donate, ukaba ufashije abantu bafite ikibazo bagiye bari mu bice bigiye bitandukanye by'isi. Guys, reka rero nsoze iyi video babwira ko zira project zose tuzagerageza kuzibanyuriramo nkuko tubanyuriyemo iyi Pi escrow. Yes, rero ukeneye kwiga gutradinga, ubwo ni technical analysis zijyanye na trading, watwandikira inbox kuri nimero ya WhatsApp iri munsi y'iyi video.
Yes, ikindi ukeneye mentorship ku bintu bya trading, ibintu bya online investment platforms n'ibindi byinshi cyane, nawe ushobora kutwandikira tukaganira tukagenda tugufasha kuryoherwa n'amafaranga yo kuri internet. Abakeneye kubikura coin namwe ni mutugane turabafasha ku giciro isoko ririho niho turabagurira, ntabwo tujya tujya munsi y'igiciro isoko ririho. See you again later.